Hariya ndabona nta kintu wanshakiraga cyihutirwa numva nataha. Nese ko bisabura. None se naje wampamagaye ngo nze ndaza ndicara urandeba gusa. Hari ikintu nyine nagushakiraga. Niki gisa ngaho kimbwira? Ndagira ngo tujyane mu cyumba. Mu cyumba? Mu cyumba cyande? Cyanjye n'umugabo wanjye. Tugiye kuryama. Njyewe Ngoga njye mu cyumba cyundi mugabo mugenzi wanjye. Nawe uhari Ngoga, nawe na mugabo wanjye nawe uhari. Oya. Hakumenye ko umugabo ari inshuti yanjye. So what? Kubera umugabo wawe se kujyamo hari numva turi byo gutanga amatangazo n'amakuru ngo kugira ngo abimenye. Oya, ntabwo najya mu cyumba cy'umugabo mugenzi wanjye kabisa. Ntabwo bishoboka rwose. Okay, none utagiye mu cyumba se hari bikaze na hano twahakubitira nta kibazo. Agaki? Agatura. Katuri kuzuma gahambirwa. Gutukana se. Nta soni. Kujya mu rushyibiro nawe. Oya, ntabwo bishoboka rwose. Kuba ari umugabo wanjye reka bine inshuti yawe ntike nawe. Sibyo ngiri hagati yanjye nawe. Oya, ntabwo bishoboka pe. Ibyo twabipanga nyine twabipanga mu bundi buryo ariko hano sinshobora. Leya, urabizi neza ko umugabo ari inshuti yanjye. Umugabo wawe ko ntabwo namuhemukira ntibishoboka. I know. None ushaka kunkoresha amakosa? Amakosa yahise. Amakosa nyine ariko urambwira ngo ngiye nawe turyame none ngo tugakwite hano muri sala ubu se hagize umuntu ukomanga. Umusana ni iwanjye rega nganza binjira n'abasohoka. Bikubwira mbizi. Share ya oya. Nuki uskogira ngo uri umwana wawe. Ntabwo bizi ko ibintu tuba turimo ari ibya viziyo. Ni ibya viziyo ariko okay, arundi wenda nabikora kuko nanjye ndi umuntu pe. Ewe nawe twabikora ariko kuvura umugore w'inshuti yanjye ntabwo byavamo kabisa. Ubu koko natinyuka yewe. Nese birenze ni ibihe koko ngugamba wari ubwiza ukuri. Hari ibintu bikaze birimo ngo hagati y'ibintu mubwiye. Ngimba wari ubwiza ukuri. Leya kankubwire. Ndakumva. Reka tubane nk'inshuti bisanzwe. Umbitse amabanga yawe, nkubitsa yanjye. Genda shaka ibirenze ubushuti. Shaka ibindi bintu birenze ubushuti. Kuba inshuti ni kimwe n'ikindi kirenze ubushuti ni ikindi cyo kintu nshaka. Ku buryo njyewe ngenda mu cyumba cy'inshuti yanjye ngakuramo ipantaro. Nta kamera mfitemo. Oya niyo yabidahari. None se wanyumvisha. Nkuremo ipantaro, nkuremo sipana n'ubwa mbere uri wikuyemo. Nkuremo mugondo, nkuremo nakimbere, nkuremo isengeri n'ishati, mu cyumba cy'umugabo mugenzi wanjye. Nta uhari mbe ko nawe. Kuba dahari. N'amasari buzire ndayazi. Kuba dahari ibyo ntacyo bivuze. Erega nge ndi kuba umugabo kandi nawe nkakubaha. Hanakubahisha. Kunyubahisha no kumpa ibyo nagusabye. Erega nta nibikaze sinzi impamvu banabikomeje babigize intambara se ibintu birenze birimo. Ariko seri uri muri serious cyangwa ni joke? Ndi seri. Ariya. Ariko reba hano n'ukuntu utagira isoni. Reba hano nyikuremo imbuno buni inyuma. Izari bikaze. Oya ahubwo Leya reka ntaye. Hato ataza anatunganya kansanga hano agasanga tunicaye dutya akambaza impamvu nageze mu rugo rwe adahari. Ntabwo byaba ari sawa. Ahubwo Leya. Akusa wagiye rega na hano umva amasaha bari buzire ndayazi. Ibintu bikaze. Leya. Kusijya woroshye. Reka nzabitekerezeho. Ahubwo reka ntaye sibyo? Reka ntaye. Leya reka ntaye kabisa. Akora amakosa pe. Aho nahereye nk'iwa Ngoga. Rubeshye tuzaryamana. Ngoga rubeshye tuzaryamana pe. Gisigaye no gusudirana n'ubusasa. Ngoga ndagukunda. Ndagukunda nzakora ibishoboka byose hasi hejuru.
icyo nshaka nyigereho. Yeah, I can't wait guys. Umva nyine twaravuganye nemera ko nzamuha miliyoni 2 ariko noneho nakamyaga nkarenzaho 500 ariko ntabwo nayarenza. Ariko se we biti byawe se ntujya ibi bintu bya ruswa ntuvugira kuri telefone yakintu. Ariko wagiye umenya ko ibihe turimo bitoroshye wa mukobwa we. Namenye da. Ibi niko bimeze n'ukuri. None se mbwira za gahunda zawe na Francine mwarazirangije? Ngaho ni mu nyumvire. Ariko uzajya woroshya ibintu bizarangira ryari koko. Wajya ucishamo ukagira n'akantu k'amahane ukamwereka ko ibintu bikomeye. Aha ni wumva se niba ngombwa uzana akose zamamejeje ku muryango ereka. Yego uzanyiyambaze ibyo bintu bigomba gukemuka rwose. Zabite umva ma ntacyo uretse turaza kongera kuvugana nimara gutuza nitaye ariko kandi ko no muri se ngiye kugenda kubacika rega navuze ngo dusangire icyayi mbone kwigenda. Ugiye kujyayo? Aha ntuhambaze muko nibanga ryanjye. Ni wowe wateguye? Oya tegura si ni inshingano zanjye. Inshingano zanjye nizo kubibahahira nkabibashyirira hariya ubundi abandi Cyusa naho kabyitaho. Nageze ngo uvuze ngo ugiye kugenda wadushyiremo n'agashya. Yego ye. Uyu munsi ahubwo ntabwo muzi muri gufata ibintu birenze. Just utuntu tworoheje twa mugitondo. Amazi kubera iki? Musameze mu amazi yo kongera konsepya rero. Nso kucyo uvuze ngo bitarenze. Amazi yo byo niyo munywa mukiri no mu cyumba. Okay. Reka nze noneho nitegure nze mpita nkureba. Birihutirwa cyane. Ok. Je t'arrive dans 30 minutes. Ok, merci. Bonjour mes filles. Bonjour papa. Vous allez bien? Ese wajya ubasubiza mu Kinyarwanda. Kucyo Francois avuga kugeza ryari. Se mama ko twabize tukizi kubera iki? Bahema nawe mubwire nawe biza. Turi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Niba tugomba kuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda, papa wanyu arapanga ujye ubivuga mu kazi kawe n'abazungu banyu. Hano ibintu byose bikanze byose bikanze. Erega abana bagomba kwimenya. Ese wowe nimba ukubwiye ngo bisuke shyira aho ngaho turisukira. Zana ibindi bikurikira. Kwishyamba. Turasukira umugabo wanjye sembari. Namwe namwirwarize isukira nanjye mpateye. Nese cyuba. Waje tugasangira. Se waretse agategura ibyo ategura wowe. Nese mama waretse akaza tugasangira icyayi koko. Uhiri. Yari yarangiza gutegura. Hari ikintu utarangiza gukora. Ubu se urabona hari icyo ashyize ku meza ngo. Njye ntabwo ndasubiza namufashije ikibazo. Mama reka yicare. Kureba si gushyana. Icazwa aho ngaho. Icazwa ibyo wicazwa. Genda no kumisa utegura ibyo utegura. Tarekana marinze no kwicara. Sorry. Nese sinabamufasha nyine mu gihe. Akora tugamba aho ngaho. Wagira ngo bakuba cometse muzo mu kanwa. Ariko ibyo avuga ni byo. Mugomba gufatanya.
ngaho ni mu ndebe ubu sijagwizanya no gukora iki okay aha harimo iki tugiye kunywa kidasanzwe kitari muri telemusi kubera agakunda icyayi harimo isukari kandi agakunda icyayi none ko ukinshize imbere nkuri yijaga imbere uyimujyanira imbere hari ihutisha urayimpereka imbere n'igihe ukubwiye ko ari mu bigo komeza uzana ibyo uzana rero nta kindi ngaho rero nta gatogo wigeze uteka mu gitondo ejo nakubwira ngo ngurire ibintu byari byashize niko Cyusa wigeze umbwira ko igitoki cyashize muri iyi nzu hanyuma ko kitambwiye ngo tugure umugati cyangwa amandazi na capati yara kuri supermarket ubuje muri make butwicana ku meza tugiye gufata icyayi gusa tu iyi niyo breakfast wateguye ariko nacyo twakimara nacyo cyo kora ntumewe ko mva hejuru vuba niko bako dadi niko shiri ngana ngo dadi sibonge muhamagara uko mumuhamagara ngaho ni mumbwira uyu mukobwa murabona atananiye tugiye kunywa icyayi cyonyine muri uru rugo rudasaba umunyu koko ariko mwana ateguye byari bihari ubu rero mujya muvuga hari ikindi kintu uramutanazi nimujya murekara ngo amata y'iki gihe ngo asigaye hari amazi Cyusa aba yagiye akabanza akagotomera amata mba namutumye yarangiza asiga akaba yagira umujaga akatuzana ngo adutekeye icyayi ese uracyari hano Cyusa kabiri kango umpagarara hejuru urashaka kunywa icyayi se zana tugushyire mu mujago zana hano zana chérie yarahagaze hasi harimo n'icyayi hano muri mu gikoni nabuzamwicara washaka kwicara hano se ushinzwe kwicara ubundi wabuza wicara mu gikoni ari fatwa vuba mva mu maso yihute Cyusa ngwino hano andebese isoni uguhamagara uzana intebe wicara aho ngaho wishyira aho ngaho hehe aha hehe ayishyire hano Rehema Liza ndetse na mama wanyu ntabwo ngende iyi meza ko ibaho intebe 6 kuki mushyiraho nyine kubera iki ndababaje kuki mushyiraho cyane nkamwe bakobwa uyu umuvandimwe wanyu nuvuga ngo iyo mushyizeho intebe nke we aba ari excluded ntabwo barimo why kubera iki papa njye ntabwo ari njyewe uyu munsi ceceka muransubiriza rimwe icya kabiri Cyusa si mukuru wanyu mumufata nk'umukozi wanyu kubera iki ntabwo ari umukozi wacu ese ni umukozi niba agomba gutegura ibintu byo mu rugo umukobwa si umuco w'abakobwa ntabwo gutegura ibintu byose byo mu rugo chérie reka nkubwire ndi mukuru ndirebera ibyo iyi geste mbonye hano none aha ngaha ifite igisobanuro ngomba kandi kubikurikirana mbabwire mwabana ni umuvandimwe wanyu buri kimwe cyose mugomba kugisangira mwakwambarana mwaryama mu buriri bumwe mugomba gukina muranyuma yego yana kwambara n'imyenda ya mama we nkuko namwe mwayambara ngo yande nuko utamukwira ngo yande si nibyo kandi sheri ngo yande ya mama we
ya mama we. Ngewe Melania imyenda ya Melania Ese hari undi mubyeyi dufite hano? Ni wowe, ni mama w'abana. Allo nawe urikirije rero. uretse n'ibyo nuko ndi pantaro yitamukwira ndashobora kuza akayambara nawe wayambara kubera iki se? Hagira inkuru rero. Ntabwo mbishisha, muri abana banjye mwese. Ikindi Cyusa, ujya ukora uyu munsi, Eliza akora ejo, Rehema akora ejo bundi. Mama we ntacyo agomba gukora uretse kubabwiriza kuko namwe muri incungu zacu, sibyo? Ni mwebwe ntabwo twajya kuvunika, mama ngo ajya kuvunika mwebwe muhari. Mubyumve neza, muhane iminsi noneho. Okay, mboneho n'umwanya wo kubashimira, mwakoze neza. Angela, mwakoze neza ku ishuri. Eliza, félicitations. Warushije? Yeah. Kubera impamvu ntabwo yarushije cyane, mwese muri abahanga ndabizi. Mwakurikije ababyeyi banyu, sibyo? Uze kuza kunyibutsa nguha amafaranga, muze kuza gushopinga icyo mushaka. Ndabaha amafaranga nanjye meza abyibushye, mushopinga icyo mushaka. Ngewe se Sikweli urajya kubyigana n'abana? Kaho ni mwumvire. Weruka se kunshopingira. Okay, ndabikora masheri. Erega nacyo nakwima sweet yawe. So mumbabarire, ariko sinzongera kumva hano mu rugo hari intugunda, hari amakimbirane. Nimujya mutongana, mujye munisobanura, musobanukirwe, nimurangiza mwiyunge. Sibyo? Nta intervention shaka ya mama wanyu kuza kubakiza mwebwe. Murakuze. Bisubiremo. Murakuze. Ejo ndi tuzabashingira, wasanga mufite n'udusheri hirya aho ngaho, ariko shanda mutsinsanze murimo, ndamutse nje gasanga muri murumba. Abana banjye narabareze rero, nta kibazo bizafira. Nizere ko mwatuye indero. Usibye uyu nguyu utanyuka. Ariko se murakoze kanjye njye kwitaba umuntu twavuganaga, ndanakomeza mu kazi. Good day. Nonese papa kujuta mama. Iki? Kujuta mwicara. No, it's okay. Icyayi se murabona yakinywa gute nta gatogo katetswe mwene. Nta capati ziri ahana. Mwana we, Cyusa mbabarira sinongere guhindukira ngo nkubona aho ngaho. Cyusa gira vuba nanze kubikora ibintu so ari hano. Mbabarira mpindukire sanga ibikombe byose byavuye hano ku meza. Mpindukire nta gikombe kibona mu meza. Hanyuma iki cyayi tumennye hano hasi. Nako wowe umennye. Ntabwo ngiye nigeze ngimena. Uza nitosho uyihanagura neza niyo ntebe uyihanagura. Deza nawe ngo ugende ujye gukaraba. Genda ukaraba icyo cyayi. Okay, uzi kunyibutsa ninza unyibutse ejo muzajya shopping. Thank you. So good day. Chérie, Oui. Voilà nyine mboneza ko numeriza kuri telefone. N'igicyo chérie. Sawa. Okay, je t'aime. Umunsi mwiza. Merci. Ndagukunda nanjye. Je t'aime également ma chérie. Yego. Cyusa, wambara ukamva hejuru. Umva. Cyusa warenze cyangwa uracyari hano? Cyusa? Sawa.
byose usanga sheri iyi mesaje y'amafaranga umari n'ayiki n'amafaranga ni n'ayiki se 100,000 ese amafaranga akora iki ariko njye ntabwo nicuruza sheri wanjye si cyo navuze ese aya mafaranga ushobora kugira ikibazo ugize ikibazo uzi kugikemura nta kibazo habije cyangwa n'uyu munsi cyangwa na ryari ikibazo reka gutuma ongera nkaho ndi cipu ibyishimo byonyine uba wampaye mba nishimye bihagije ku buryo utari ukunyohereza amafaranga ese ndicuruza ese njye navuze ko wicuruza ese amafaranga nayo shiri amafaranga akora iki ntabwo nyashaka ndagusubiza twubahane sibyo umva Leah aya mafaranga wanayama turi kumwe nta mpamvu yo kujya ngo uzi bino bintu ikintu biba bigaragaza twishimye twararanye demyohereje amafaranga bino bintu bituma mera nk'umuntu uciriritse nibura turi kumwe ahandi tutari muri bino bintu wayama ariko ibi ngibi nawe ese uciriritse njye mvuga n'abaciriritse ntabwo wakubayemo amafaranga rero tubikore gutya gusubiza erega uretse n'ibyo uretse gato Leah ntabwo mbishaka urumva ahubwo se nanakohereza n'andi gihe icyo ari cyo cyose ntabwo mbikunze ntabwo mbikunze uzi ko umeze nk'aho nguze ntabwo nkuguze n'undi munsi ntabwo ntuzongere ntabwo nzongera ariko kuba umuntu yaha undi gift urumva hari ikibazo ubwo uramburesinze se ntabwo gift z'amafaranga wapi wakabaye mpano twahuye mu bundi buryo ariko utagiye kunyohereza ukanda akanyenyeri ko uryamanye n'umuntu bigaragaza nka babandi yanda kukwiza ntabwo ari icyo bivuze sheri okay niba ari kuvuza nta kibazo okay ariko promise ko utaha utazongera oya okay igihe umuntu agize ikibazo bumvikana sibyo ese undi kuri kwihuta ngiye ku kazi gusa uramutse bigize twamara ugiye ko wamparetse gato ejo nicara igice kamwe gatondo se wayimuretse Yes, alors ok nta kibazo ok witera dumi ndaba nkugezeho nta kibazo ok merci wa undi mwanya nari gushaka sibyo minota mikeya Leah urafite nayo ndagufite sibyo reka nitabe ni boss wanjye mukuru sibyo okay kamwitabe okay thank you Rakoze umunsi mwiza yego
wanjye basa amazi yivanze mu yandi hari ubwo yari fantasi cyangwa urabona ari igikoma Cyusa hindukira undebe hano ubu ni sangapi uratinyuka ukavuga uti saa yine mbese muri make ururimi ruranyereye uti koko saa yine ubu ngubu rero niyo masaha abandi bakoreramo amasuku ugatinyuka ukavuga uti saa yine neza cyane n'ururimi rwawe aya niyo masaha abandi bakoreramo amasuku nabanje gutunganya ibintu byo mu gikoni byo muri butesasi nabanje gutunganya ibintu hari uwakubwiye ko twaburaye ku buryo wageza saa yine utarakora amasuku ibyo kurya meresi n'undi munsi ntuzongera kunya ako mama njyewe ibi ndabirambiwe uzi ko ari wowe utuma umusatsi wanjye udakora njyewe ibi ngibi turabisangiye ibone n'iyanjye nebuze amafaranga yanjye mama ibi ndabirambiwe nakugira ngo umuntu ajye anyambarira ikintu ngenda nirirwa mu nzu nshaka ibintu narayishakiye mama rwose ibi bintu ubishyireho umucyo hanyuma wowe nta bonete ufite uyitiza nkande se uyitiza nkande dusangiye umutungo dusangira imyenda dusangiye iki ariko ntacyo bitwaye nawe kuri umuhana aho ngaho kuba yayambaye ntacyo bivuze ahubwo nimundekere mubaze impamvu akora isuku aya masaha ninde wakubwiye ko twaburaye ariko Cyusa umaze nyamara kwiyumva umaze kwiyumva ugize gutya nyine ubwo ibuno riraje urarihambiriye urangije ubona ko ugomba gukora amasuku aya masaha mbwira igihe okay sobanurira nakubwiye ko uzajya ukora amasuku guhera sanga kugeza igihe cye bisubiremo n'umunwa wawe kuva saa 11 aha kuva saa 11 ubu ni saa 4 hanyuma saa 11 wabihuje na saa 4 gute rero nabanje gutunganya ibyo kurya bya mu gitondo bya barumuna banjye no gufura iya myenda ari bansigiye ahubwo yambwira ko utameshe nari kugukururira mutwe ntabwo uri kunyera none uyu munsi twumvikane Cyusa bibu bwa mbere n'ubwa nyuma wo nongeye gusubiramo amasaha y'amasuku igihe ugomba kuyakorera wumvise neza ugurampiga kuma naso ushaka gutangira kwiriza uretse undebere Cyusa uraramuka usohoyirira muri iryo jisho ndagukubita urushyi turebe urize mutwaye iki ariko wigize beberi we mama urijirwe n'iki ntabwo ugize ute zana ayo maso yawe turebe urijijwe n'iki kuko nkubwije ukuri uru rugo rwanjye nta kavuyo kaba murabizi ngira ngo urabizi ibintu byose bigomba kugera kuri gahunda niba nkubwiye ngo saa 4 ntabwo ari yo saha ugomba gukoroperaho no gukora amasuku ntabwo bituma urarira surijijwe risha ntabwo kubita urushyi wowe ukaririra kimwe komeza koropa ibyo ukoropa vuba ngaho koropa ibyo ukoropa buretse gato ushyira itorosha aho ngaho wishyize hasi amasahane yose wayogeje urahanagura n'ishyira mu kabati ibyumba byose wabishashe waje se mukobwa wanjye kera kana kawe nawe kwezi zana hano turebe ese ko kimwambuye ako se mama ubu kimwambuye itonde ndebe ibirimo ariko kimusubize nisagirayo kimusubize n'ukuri kimwe kandi urampiga nawe kimusubize seriza bite byawe babarira mama kimuye reka kabiri kanga umusuzugura ntabwo nzongera reka vuba reka kuri iki gikapu ntabwo nzongera kimwe reka vuba kubita ntukajye ntabwo nzongera hagarara hariya ibi ni ibiki bo iyi kumbona harimo imyenda ibi ni ibiki ndisoma nese papa ntiyari yaduye amafaranga yo kugura imyenda ngo yabahaye iki yaduye amafaranga yo kugura imyenda wowe nande none se ko nyine yaduye amafaranga nyine wowe nande nese kuba yayamaye nyine ngo tugure imyenda nge hanyuma se nkubaziriza niba so yaguhaye amafaranga yo kugura imyenda bivuze ko yabahaye mwembi nese Cyusa se mwambarira imyenda ntabwo tumwambarira imyenda kuko nagura imyenda nawe nkamuzana ari ikibazo twumvikanira wa mukobwa we ntunkore mu bwonko nese fatwa ibyo ufatwa
iyo myenda ni yawe ni papa we ni we yahaye amafaranga Cyusa ntabwo yararimo ese Cyusa hari ikibazo ese nkubaze muko kabiri kanga umenyera ubundi bigezaho ubonye ukuntu wari wanze no kuma icyo gikapu ngo ndebe ese kweduye amafaranga kubera ko nagize amanota meza Cyusa nyine nagombaga kumuzanira kubera ko nawe ari umwana nkatwe kuba wigira wensige nawe mbona usigaranye mbabariro binsubize n'ukuri ndagukubita shaka Liza umaze kunkubita mbabarira kandi maze iminsi ntagukora mu mata mbabarira nuko yakura vuba akose mana yanjye koko urimo urashogoranya nande ntabwo nzongera basi ntabwo nzongera nsaba imbabazi neza vuba mbabarira ntabwo nzongera ninde ukwabarira ni wewe inde nyewe kare kose se ntabwo nzongera Dema! Dehe! Oui, maman! Vai hano. Uretse ndebera ubushyarutsi bw'injajwa. Niko ari ziyo rakrete niri kubwiye kwifata. Mama mbabarira. Mbabarira n'utumenekereza ibintu byinshi pe. Mbabarira. Kose mama ibi ni ibiki? Ese bwana yarutse ari gukota. Kose kumva rakare gufata, gufata. Reba miyo myenda urebe neza neza ko ari myikwira ese ni wowe uyimpaye ese ni yawe sinavuye ko ese mama bite byawe wowe nimba cyamaye kwigurira imyenda mama Liza kuri icyo gikapu ntabwo uri kumva mama navuye kuyigurira neza ndagukura ase wagiye wumva oya kubita kora mbabarira basi ariko ntugatumenekereze izo ntoki ndazica kandi fatiri arakirenda ukubita nese ndi yawe mwihorere genda ratareba genda wipimire genda rati genda kubita kagakoka kandi kawihorere kabiri kanga unsuzugura gutyo sinavuga ko ndazanye okay sawa ngo asigara ukorokana na Cyusa nibyo bikubere ese waretse noneho uyu nkazamwirukana ukajya ubikora byose kubera sibyo wumva kuko ndabona rwose mufitiye impugoye imbona warigize ishamutsi ntabwo cyanuka none se umva ngaho ufata iyo rakrete ukorofe hano hose nurangiza wanagura amadirishya urumva neza ukubure niyo mbuga yose ndetse muri jari dukuremo utwana oya nta kibazo ndabikora bigize nacyo wigize akarakage umaze rero kukura ibere urabishinze se wagiye unyumva mama genda ntabwo ushaka kurwana muri aya masaha kwa hano hose uharangize Liza ndasanga utahungije neza Mukeneye ihumure kuko ndiko genda inzira y'amahwa kuko ndiko genda inzira y'amahwa Oh, shahi karibu. asante mpenzi wamumbuye Wani nungutanyisha. nse kumbona urimo kwicira inzara kandi mpari cyo utantegereje Ubwo n'abana sinzi hano bagene bari mwumvisha barimo bahuza ndabihorera kugira ngo ntabakora muri mudu yabo. Ariko inzara usanze shoje. oya zana ngucire Ndashoje. Nise kuki utaretse nkaza nkagucira se waziciye ute turebe Nimana zishoje. wagerageje da amaze guca akenge rero Erega nakwigiyeho byinshi. none se bumeze ute wiri ute mbwira uko nkumbuye Niriwe nicari neza umbwire niriwe mu irungu nyine nawe urabibona. Ariko uragaragara nk'umuntu uvuye hahandi. Ariko sheri wambabariye ibintu byo gutanga bitugukwaho ukabyihorera. atangiye Bintera impungenge sheri bintera impungenge cyane cyane urabona ushobora gufatirwa mu kantu gatoya ugasanga bibyaye amazi nk'ibisusa ariko iyo ndebye ubundi ukandeba ubona ndi umuntu w'umwana udafite ubwenge koko tuvugishije ukuri nabikora bwose burya babikwana ubwenge saka kukavuye he kano uno mu ahantu wacu
shu niba tuzajya ducomeka kakantu ku mama umubura nzengero ukundiye abana bashaka kuba batinze gufunga niyo mpamvu umva mubwire shu ntabwo ibintu rwose ntugire ikibazo amafaranga kuyatanga tubikora mu bwenge nta muntu n'umwe warabukwa kuko sindi umwana kandi buri ikintu cyantamye sweetheart kiba kizagira byanze bikunze ingaruka hane urumva nyine ukundi umunsi wanjye ukuntu wagenze reka two kujya muri hirya no hino tutanze kuvugana tutabanje mbese ntabanje kukubwira siko numva afite amashyushyu none numva nananiwe no kuvuga numva ukuntu mvangavanga ngafata ibi mvuye kubonana nawe umuyobozi twabonanye turavugana ibintu byose tubishyira ku murongo hanyuma mpita nca Kimironko kujya kureba Francine kugira ngo twivuganire gahunda zanjye nawe Francine ariko chérie ibintu byagore wajya ubirika ko burya mugira amazina rimwe na rimwe si wowe ariko burya abandi abagore si ntago iryo jambo uvuze ako kantu k'amazina ushyizemo nabwo nkemera urandeba ugasanga ngewe nk'umugore nkanjye usobanutse najya mu manjwe ntabwo udafite ibyo akora ntabwo ari cyo nari mvuze ushatse kuvuga iki ushobora kugenda ugasanga we azanye amazina nicyo nari mvuze ntabwo rero nari mvuze sweetheart nawe nkubwiye ngo ushobora kugenda ukajya mu bagore ugasanga bakuzanyeho amazina ikintu utazi rero ni iki uzi ko umugore wawe utaramumenya non chérie je te connais beaucoup ubu ninde wanshyira mu manjwe ngana gutya erega n'ubwenge mfite bwose erega bura ushobora kugenda mukavugana akumva ingingo umwa nizo ntibihuye ugasanga cinyuma agiye kukuvuga handi rimwe rimwe kuvuga ibinyoma yes kandi byakubabaza ariko abo bagore nk'abo bundi ngiye mbita abanyakagore ntabwo nashudika nabo ahubwo se nahurira hehe nabo tuvugisha ukuri humura rwose ushira impungenge ngewe abantu tuziranye n'abantu basobanutse nta muntu twaganira ibintu ngo nindangiza ngo mbyumva ahandi shirega n'abarasobanutse basobanutse cyane erega buriya njya guhitamo nkaguhitamo mu bakobwa bo mu gihe cyawe amamiliyoni n'amamiliyoni nkaguhitamo nuko nawe nakwitegereje bagira ngo ntangire nirye nshaje koko siko kera bajyaga ubimbwira hari ukuntu njya nibuka ukuntu wajyaga unsohokana noneho tukira abajeni mari tutarabyara urumva nibuka kweli uskuru nibuka noneho tugasohoka ukagenda ukangurira ukangurira amarura kamara kongeramo maze kugira gutyo nyiraza gusimba aho noneho njya mbyuka ukuntu ni nacyo kintu wajya gukunda kungurira kugira ngo ubone ukuntu nsinda ninda nziza ngo akunda ukuntu nakureba mpise mbifotora ko utumye neza numva nsubiye muri bya bihe bya kera shari ongera undebe nk'uko wandi wakiriye gito takagenda use ko nshaje byakunda anya mbabarira agakecuru kanjye kandekere agake subiramo twumve sheri yego ndakuze ariko ntabwo nshaje none se kuvuze ngo uragize ariko kunyita agakecuru nakaririmba ariko kariho yego yewe ariko man cyo kora wapfuye yarihuse sheri ndagukunda pe I love you too niba tuzongere dukora ubukwe niba tuzabigenze gute subwo ariko bundi nanabishatse nabikora kubera ko wanyereye imbuto ufite abana beza ariko ubundi waretse nkaguha gift yo kongera kugurwa abana bakakwambarira ariko mana ikibazo nuko ntago mufite nanyu kambere best man ariko mana mise mbona nambaye ikanzu y'abageni na kuse wantwikurura ariko ntabwo byaba icya kuri mwira nakwambara no kujya guhaguruka nkajya kugura hehera mu kihe gihugu niba mwenda umeze gute niba nakudodesha njya numva muri za Australia habaye imyambaro nze cyangwa ukajya nko mu Buhinde ukazana ya myenda yabo none tukarishyiramo za nimbo z'igihinde yego gutyo bigira gutyo nizo twabyina
amva reka nkureke reka njye kwiruhukira baretse gato yashyiraho ariko ntabwo mbashaka ko umva uruhande abana barahari baba bari gutunganya ibintu uributishwa n'iki iyo myenda yo guhindura nyine nkuremo imyenda ndendera just nambara imyenda yo mu rugo imyenda yose ni imyenda ubwo ntabwo ushaka kundekura gusa nkure kuje wagira ngo ujye ufite akajambo keza ushaka kumbwira se gusa iyo ndebye aba bana bacu bari mu myaka myiza nukuri ishimishije pe yo kwangirika ndetse no kwerekana uburere bwiza hari ikintu umbabarire wenda ntuze kunyumva nabi ariko umuntu udakora inshingano zawe nk'umubyeyi nawe ngo ntunyumve nabi sheri burya turi babiri ntawe twumva nta ntunganye irimo kandi ngewe uranze uramenyereye ese buriya uyu ugira igihe cyo gufata umwanya ukabaganiriza nk'abana b'abangavu ese buriya ujya ufata umwanya ukabigisha wenda nk'ibigendanye n'ubuzima bw'imyororokere ese buriya ujya ufata cyakora Cyusa we sava kuko buriya Cyusa amaze no kuko abaruse azi gukora imirimo yo mu rugo urabona ko Cyusa aramutse anashatse umugabo yamufata neza yamenya kumutunganya donc yakora inshingano ze nk'umugore ariko wenda ibyo Rehema na Liza mbona baracyateta cyane yego nanjye hari ibyo nababwira nk'umugabo umunyagitsure mbabwira ngo ntimukagikore ibi ntimugakore ibi ngibi ubuse nzajya kubigisha ukuntu baca inzara nk'uko bikora ubuse nzajya kubigisha n'ukuntu bashobora gutunganya ya myanya yabo y'ibanga umva shinga agatabo ngaho umugabo mwiza ndakubaha urabizi ndakubaha ariko kuri inshuro babira winca amazi bigeze aho ngaho ubu bari abana bacu barakuze bari abakobwa n'inkumi ubu se nzafata nziterure njye mbigisha ukuntu iby'indangagaciro na kirazira ubu tuvuga urandebye ubona ngejeje iyi myaka yose ntarigisha abana banjye hanyuma se njye mbafata mbaterure mbabwire ngo mugende mu rubohero mugende mujye guca imyeyo urukundo rwaranyanze rukundo we unzize iki iyi nzira y'ubuzima iragoranye ubu buribwe ni bwinshi umutima ukeneye ihumure kuko ndi kugenda inzira y'amahwa kuko ndi kugenda inzira y'amahwa ndabizi ko nawe utorohewe tuzi umutima wakoze ibyo wasabwaga igihe kizagera izuba riturasire Imana izaba mu ruhande rwacu ntabwo ubuzima buzahora inzira y'amahwa ntabwo ubuzima buzahora inzira y'amahwa